uriha guhamagara Imana mufitanye BIFU. Urahamagara Imana iri kuvuga ituzamumbonera zahembwa bishimishije ndi kumushaka mfite ubuhiri burimo imisumari. Hari abantu bahamagara Imana bakamera nka wa muntu wagiye gutanga ikirego kuri RIB bakamwakira bativuga ikibazo cyawe aravuga ati nyakubahwa fani ndagira ngo munyishurize abantu bandi mideni bampaye ikiraka ngo nica umuntu none naramwishe baranyambuye. Aje gutanga ikirego he yica umuntu aragenda aravuga ngo RIB nimwishurize. Tugira abantu bazi imbere y'Imana bafite ibyaha kandi bagatakambira Imana ngo igire gute ngo nibishurira amadeni kandi barayanywereyemo inzoga. Ako muratinyuka Imana yacu. Ikintu gituma Imana ikora icyo yisabye, kuko ntabwo Imana ikora icyo yisabye kubera ko warize wagize gute. Wa muhungu yaravuze ngo naho warira ugahogora ntibyamubuza gukurikiza, naho warira ugahogora ntibyamubuza, ishavu ryawe n'umubabaro ntibyamubuza. Iyo nimero niyiherera. Ngo hari undi mujyi muri Ekirene bafashe. Ekirene se hariyo Nyogosenge. Ubwo ibyo bintu Bibiliya yose warayifashe ku buryo ugeretseho na Ekirene. Ukeneye gufata ibikureba ibintu bitabareba bibaraza mudasinziye. Je Nshizirungu ako kajagari ntakocamo. Nabwiye Imana nzaba umuturage wawe. Baje banseka ariko mbu umuturage wawe. Siko umukobwa bika amakuru atariyo agashakana n'umusaza kandi abasore bari kubera kubika amakuru atariyo. Kamubwira baturana uko yatenze gushaka n'umusore kandi afite abagore batatu, nawe akamugira uwa kane kubera kutagira amakuru meza. Mujye mubika amakuru y'Imana. Nta kindi giterane nzongera kubwiriza. Shobora unyice n'ubundi wanyishe kare. Ibiruta nuko napfa singomeze kubaho. Agereka ngo gupfa bindutira kubaho. Imana iramureba iramubwira iti nawe si wowe n'inzara ikwishe. Inzara ivugisha umuntu ibyo atarakwiriye kugira gute Samu. Inzara ivugisha umuntu ibyo atarakwiriye kuvuga. Ntago mwanyumva akambihorera. Ariko umuntu agaparika habi. Gaparika habi mwije bakakwandikira. Taso naho guparika. Gasanga umuribye yaparitse mu rusimbi. Avuga ati nanjye kandebe iyi ngiyi niyirajya. Imana itukuparitse hano. Uparitse hano ni muri gare. Uparitse habi wa mukobwa we. Kubona umukobwa aragiye aparitse mu kabari. Kubita ko aparitse habi. Ibi bintu urimo ni ibiki? Imbaraga nubwo batabinginga abashaka kurya barahari. Amen. Natwe ntabwo ari inyanya ngo zapondamye, ntabwo ari voka ngo zarase. Ijambo ry'Imana ni byo kurya by'abanyacyubahiro. Tuvuge ngo amen. Ni byo kurya ibyanditswe byera, ni byo kurya by'abanyacyubahiro. Dusome mu izina rya Yesu Kristo igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 19 ku murongo wa 6. Haravuze ngo arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byukurye kuko urugendo ari runini rugukomereye. 8 niho nayo nshaka cyane. Haravuze ngo nuko arabyuka ararya aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Tuvuge ngo amen cyane. Agera i Horebu ku musozi w'iki? Dusome hano mu Bami n'ubundi mu gitabo cya 2 niho tugeze, igice cya 2
ku murongo waho wa 11. 2:11 haravuze ngo bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya, nuko Eliya anwa mu ijuru riserwakira. Elisa abibonye aratati, iyi mikrofone arataka ati, data data, wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi. Imana idufashe cyane. Ntiyongera kugira gute? Dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Sinshobora kuva imbere y'abantu bangana bake ndavuze kuri Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 6 ku murongo waho wa 34 n'uwa 35. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 6 ku murongo wa 34. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo muvuze ngo amen. Haranditswe ngo baramubwira bati, databuja, uje uduha uwo mutsima iteka. Yesu arababwira ati, ninje mutsima w'ubugingo, uza ahondi ntazasonza na hato. Nunyizera ntabwo azagira inyota na hato. Tuvuge ngo amen cyane. Tuvuge ngo amen cyane. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Mwe muri kundeba ariko sindi kubareba neza, ngiye kubera amatara ari kwerekera hano, ariko abakigira ibiganza mu birambure duha Imana icyubahiro. Abakigira ibiganza ari mvuze ngo babirambure, ariko mbona ubundi abahanga baravuze ngo iyo bagiye guha Imana icyubahiro ukazamura ukuboko kumwe ukundi ntacyo gufasha, ububwira Imana ngo kugusigaye niyo wagukuraho ntacyo naba. Rero uko kuboko utari kuzamura, niba ukumva kuvuyeho utagira ikibazo, nta kibazo, zamura kumwe, zamura intoki ibiri nk'umurazita, ariko uzabibona tugeze imbere. Abakigira amaboko muyazamure, ntimukarambirwe, Imana itarabarambirwa. Mukomeze muyazamure, n'uwo ni umurimo w'Imana. Mukomeze muyatinzeyo, muyikomere amashi yo hejuru. Mukomeze muyakome, ayo mashi muyakomere Imana. Imana ni nyakubahwa, Imana ikwiriye icyubahiro. Muyakome cyane mu izina rya Yesu Kristo. Imana nihabwe icyubahiro. Murakoze cyane, Imana ibishimire. Bariza umuntu mwicaranye mubaze uti, kubikoze neza hari icyo bigutwaye? Hari ibintu mukora nabi kandi bidasaba igishoro, bibananiza iki? Ubundi umunyeshuri wa mbere n'uwa nyuma bose bicarana ku ntebe imwe mu ishuri kandi bakigishwa n'umwarimu, ariko umwe akaba uwa kangahe undi akaba uwa kangahe? Haba habuze iki? Ko bose bahari, mwarimu akaba bose ababwira, umuntu aba uwa nyuma ate? Kandi bose ntabwo umwe afite umutwe ngo ndagire wotamironi, bose aba ari umutwe, ariko ukabona umuntu abaye uwa nyuma. Reka mbabwira ahantu bikomoka. Si uko mwarimu aba yasobanuriye umwe, si uko umwe aba yaje undi yansibye, bituruka ku burangazi. Uburebye ukuntu abantu bazaburira ijuru mu rusengero, kandi twarabwirije tukihanagura ibyuya tubabwira, kabona ukuntu umuntu ibintu bimunanira, kasanga ibintu ufiteho zeru kandi wari ubishoboye. No guha Imana icyubahiro byasaba kumanza kurara mu mazi. Ngusabye kurambura amaboko, urayafite. Sawa, reka ibyo byihorere, mwongere mugire ibiganza gucya tubyerekeze kuri Gahogo. Imana arabahamagaye rwose, Imana arabahamagaye rwose. Ariko Mana, namwe mwitabye Imana mugihumeka, ndababesheze.
Oya rega hari ibintu budukwiriye kujya dukosora. Umuntu ava ku kabari yanyerera ku mukingo yacurika y'amazuru inzoga zikamunyura mu mazuru ngo yitabye Imana. Imana yahamagara uwo musinzi ngo imumaze iki? Imana ihamagara umusinzi agihumeka ngo azabatizwe. Naho umusinzi wapfuye ntabwo Imana iba yamuhamagaye rwose. Umuntu waraye mu kabari zira muhamagara ngo aje mu ijuru akora iki? Nicyo kinuko. Uretse n'Imana nanjye wanje sinabimuhamagara. Uretse n'Imana atinyutse akamenengana no mu biro bya gitifu yamusubizayo. Ngo nawe ngo yitabye iki? Uwitabye Imana ni Samweli wa Hana, naho abandi nukubesha. Hari abantu bitabye Imana, Imana yahamagaye Samweli umuhungu wa Hana ayitaba yitabye. Kuva ari umwana arinda asazana ubuhamya bwiza. Samweli ngo bimenyekana ko yarundukiye mu buhanuzi. Ariko namwe gahogwe Imana yarabahamagaye. Ariko nanjye Nshizirungu Imana yarampamagaye. Uriya musaza Rugera Inyanga Imana yaramuhamagaye. Umushumba Charles Imana yaramuhamagaye. Ariko abantu wayoboye amateraniro siwe mwabonye Imana itaramuhamagaye? Itabaza we mwitabye Imana mugihumeka. Imana ibareba ijisho ryiza. Umuntu wese waje muri iri teraniro Imana yamuhamagaye ngo azayumve. Tukore ku wundi ariko wikoreho uvuga uti Imana yarampamagaye. Ariko nanjye Nshizirungu numvishijwe igihe Imana impamagara. Ntabwo nakurikiye abandi. Ntabwo ndi rukoma mbari. Naje Imana impamagaye. Kandi ikimenyetso ko Imana yampamagaye nuko nzagera mu ijuru. Nuko nzagera mu ijuru. Ikimenyetso ko Imana yaguhamagaye nuko uzagera mu ijuru. Ntabwo Imana ihamagara provisoire, iguhamagara definitive. Imana iguhamagaye ntabwo iguhamagara ngo uzagwe mu nzira. Kandi mu bintu nyikundira yarandikishije ijambo ryayo iravuga ngo abo yahamagaye yagize gute? Abo yatsindishiriza igira gute? Abo yahaye ubwiza se. Haleluya. Mfite akandi kantu keza nasomye muri Bibiliya numva nabasangiza. Muvuge ngo amen ngababwira. Bakita ubudasa. Nagasomye muri Bibiliya, Imana ndayikunda, kavuga ngo Imana ntihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Buriya iyo ukomeye utarahamagarwa ubu uri kubisikana n'umuhamagaro. Iyo ukomeye utaraba umukristo, iyo ukomeye utarihana ubu uri kubisikana no kwihana. Imana ntihamagara abakomeye ariko ikomeza mu bo yagize gute? Hari urwego umuntu ageramo ukaba utamubwira ngo batizwa, akakubwira ngo ubwo ninde wambatiza? Uzaje gusenga tubwo nakwicara he? Ubwo nakwicarana nande? Ugahita ubona yabisikanye n'iki? Yabisikanye n'umuhamagaro. Ntabwo Imana yakwirirwa imuhamagara. Umuntu ukivuga se ngo yabura aho yicara. Umuntu ukivuga se ngo ubwo nanjye sinapfuka umutwe. Ati ubwo sinajye nakwambara ngabiriya bambara. Ubwo byararangiye, yageze kure, ntabwo yahamagarwa n'Imana. Iyo bayita impanuka. Ndagira ngo nihute mbaganize ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo nutarya ntuzagerayo. Nutarya ntuzagira gute? Ntuzagerayo. Iyo tuja ni iwabo w'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abagize gute? Ndashaka kuvuga ibintu byinshi mu gihe gito kandi mbabwira ibintu bifitanye isano niyo tuzaje. Mu yandi magambo tugiye kwiga ibintu bizaza mu kizame cya leta, kandi ibyo bintu babyandikisha ikaramu itukura. Iyo prof ari kwigisha avuga ataka kantu ko mukandike neza.
nutarya ntuzagerayo. Niba hari abantu bahamagawe umuhamagaro uremereye ufite imbaraga, urushinge ruri mu ijana, Eliya arimo. Turashimira korari Gahogo mwateguye intego. Ni ngombwa ko abantu barya. Murya umutsima munywe no ku mazi, murya umutsima zimutera imbaraga, munywe no ku mazi. Reka umunota umwe cyangwa iminota ibiri mvuga ijambo kurya. Kugira gute? Kurya ni igikorwa cya buri muntu wese uri guhumeka. Kurya, ubu mwese muri hano mwariye. Wenda ushobora kuvuga uti nje nariye bitanshimishije, ariko wagize gute? Ntabwo abantu barya ibintu biri ku giciro kimwe, ariko bose baba bagize gute? Baba bariye. Hari igihe umuntu yamara atarya agapfa niyo yaba atarwaye, niyo yaba nta wundi ukwishe. Kandi mu mfumbi ziri ku isi zibaho mu buzima ni ukwicwa n'inzara. Mu mfumbi zibaho umuntu nta, yego nyine ushobora kumva uti nta rupfu rwiza ntabwo umuntu yahitamo, ariko umuntu wishwe n'inzara, ikimenyetso kimwerekana inzara ntiyakwica itaragusaza. Mbere y'uko upfa ubanza gusara. Inzara, umuntu wese wagize inzara nta kontrole agira. Umuntu wese wagize inzara ikinyabupfura arakijugunya. Umuntu wese, kandi ubwo iyo tuvuga inzara muyitiranya n'isari. Isari ni iyo umuntu ashaka kurya, akavuga ati saa sita zirageze kamfunge mashini nje kurya. Nta nzara ufite, ahubwo ufite iki? Isari. Inzara rero yitwa inzara iyo wagize isari. Isari ntuyice, isari byara inzara. Ariko iyo wishe isari nta nzara ugira. Niyo mpamvu abafata tujya twa mu gitondo ni breakfast Bosco. Weho wize indimi niho mba numva uzivuga. Iyo wafashe kajya ka mu gitondo baravuga ngo wishe isari. Wishe iki? Ubwo rero iyo wishe isari inzara iburahimenera. Inzara ije kuzura umutwe igasanga isari yapfuye. Ndi kwihuta. Noneho inzara abantu batashonje batagize inzara ntago tuyibifurije, ariko buriya inzara ukuntu iteye tishobora kukwica itarica ingingo zawe. Inzara ikwica amaso, inzara ikwica amatwi, inzara ikuvuna amaguru ntugende, inzara ivuna inkokora ntukore, inzara imisayira yimena ku buryo bagwana ibintu ntuhekenye. Inzara kandi reka mbabwire, isari iba mu gifu. Isari iba mu gifu, ariko inzara iba mu mutwe. Niyo mpamvu iyo umuntu yamaze kugira inzara imyanzuro ye yose iba yangiritse. Iyo umuntu yamaze kugira inzara imyanzuro ye yose ibiteye inkeke. Niyo mpamvu umuntu wagize inzara nta kintu wamubwira ngo acumve agifate mu mutwe. Umuntu wagize inzara ntabwo wamubwira ngo wirenga uwo murongo uratukura, arakubwira ati niyo ubururu tuzayirenga. Umuntu wagize inzara mu bintu leta
ishyiramo imbaraga ni ukurinda abaturage iki inzara. Mu bintu bituma isi itabaza igatabaza cyane niyo abantu bagize inzara. Inzara iyo watinze kurya, inzara isarihera mu gifu ikazamuka, ubwo iyo izamutse mu mutwe ibitakiri isari yabaye inzara, iyo igeze mu mutwe ujya gurafata imyanzuro yangiritse, ukajya mu isambu y'abandi ugaca ibigori utarabihinze, ubwo ni inzara iri kugira gute. Ukajya kwa runaka ukanga gutaha ngo nuko batetse, kandi ubwo ntabwo utahayo, kandi iyo urataha ni kure, ariko kubera inzara ukagumayo, ariko yibaye udafite inzara uba wataje. Iyo ni imyanzuro yangiritse kubera inzara. Inzara, reka mbabwire, inzara ifata umudamu wari usanzwe yambara isutiye. Isutiye ntiyongere kuyambara, amabere agasubira iyo yavuye. Amabere agasubira iyo yavuye. Inzara ifata umugabo akarya ibiryo by'umwana. Uruguseka weho ntago urasonza. Umwana akavuga ati mama papa arabiriye, nta kindi wabikoraho. Iyo ni imyanzuro igayitse, ni imyanzuro y'inzara. Aburahamu yagize inzara, sekuruza w'abizera, akosha uwo bashakanye. Mukurikije n'ukunda abagabo bafuha, aravuga tumva ndashonje ureke bakujana. Tongera gutekereza ibyo bintu nariye. Iyo ushonje ufata imyanzuro igayitse. Ndabasaba Imana izabarinda inzara. Imana izabarinda inzara. Eliya yagize imbaraga z'Imana, Imana imukoresha ibintu bikomeye, kandi agira umubyizi rutura. Yagize umubyizi dubure. Abaririmbyi, korari yabaho itafite indirimbo y'Ikarumeri, Eliya n'abahanuzi, iyo korari yaba itazi guhimba. Eliya n'abahanuzi ba Bayari, nta korari idafite iyo ndirimbo ibaho mu Rwanda. Bisobanura ngo hariya habereye intambara ntagatifu. Eliya yakoranye n'Imana ibintu bikomeye. Eliya yishe abahanuzi ba Bayari n'abashera 950. Eliya yahagarariye Imana ariwe mukandida umwe rukumbi mu gihugu cyose. Aridekarara, abandi baratinye. Aravuga ati Imana ndayihagarariye, ninjye uhagarariye Imana. Kandi aratinyuka aravuga ngo muteranye abantu babe batuzengurutse, abahanuzi bashera n'aba Bayari. Izi Mana, ibi bigirwamana birigwa bamamaza, muduhe inka ebyiri bashira igicaniro cyabo hariya, ndashira icy'Imana hariya. Ntibaduhe umuriro, baduhe inkwi gusa. Ubundi bahamagara Imana zabo, nanjye mpamagara Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, iri busubirisha umuriro. Niyo Abisirayeli bose barayoboka. Eliya ukunda yari igihangange, ntabwo bayigiraga. Ahita abwira ba Bayari n'abashera ngo mubanze, bahaye pasi. Ariko hari igihe umuntu pasi umupira akawutera mu bafana. Ndabahaye rimwe mubanze. Bibiliya iravuga ngo bahera mu gitondo. Bahera ryari?
ngo bageza nimugoroba ngo bageza ku kirengarenga Eliya ngo akabashinyagurira ngo mwikebagura imana zanyu zishobora kuba zitagira imbabazi ngo nizibona amaraso zirazana umuriro ngo bakikebagura bikanga ngo babwira Eliya ngo dukurikije amasaha dukoresheje nawe nuyakoresha turava hano saa sita z'ijoro Eliya arababwira ngo imana yacu ntabwo ibonera umubyizi mu masaha menshi imana yacu ntibonera umubyizi mu masaha menshi haleluya ntabwo imana dusenga igibona umubyizi ari uko hashize igihe kirekire iki Eliya yakoze bari bazi ko arakoresha amasaha menshi nk'ayo bakoresheje ariko Eliya yarazi ikintu nshaka kutaha umenye tuvuge ngo amen Eliya yarazi neza ikintu gituma imana ikora icyo yisabye ikintu gituma imana ikora icyo yisabye kuko ntabwo imana ikora icyo yisabye kubera ko warize wagize gute wa muhungu yaravuze ngo naho warira ugahogora ntibyamubuza gukurikiza naho warira ugahogora ntibyamubuza ishavu ryawe n'umubabaro ntibyamubuza iyo nimero niyiherero iyo nimero niyo Eliya yakoresheje baramuhaye ngo ahamagara imana ngo akora ikintu gikomeye ngo ahita asana igicaniro asana iki gusana igicaniro byasobanuraga kwiyunga n'imana ukareba akantu kose mupfa ukagakuraho ibyo babyita gusana iki igicaniro wowe uriha guhamagara imana mufitanye BIFU urahamagara imana iri kuvuga ituzamumbonera zahembwa bishimishije ndi kumushaka mfite ubuhiri burimo imisumari hari abantu bahamagara imana bakamera nka wa muntu wagiye gutanga ikirego kuri RIB bakamwakira bativuga ikibazo cyawe aravuga ati nyakubahwa fani ndagira ngo munyishurize abantu bandi mideni bampaye ikiraka ngo nica umuntu none naramwishe baranyambuye aje gutanga ikirego he yica umuntu aragenda aravuga ngo RIB nimwishurize tugira abantu bazi imbere y'Imana bafite ibyaha kandi bagatakambira Imana ngo igire gute ngo nibishurira amadeni kandi barayanywereyemo inzoga ariko muratinyuka Imana yacu hajye ngo nuko itagira bariyeri ubundi muba muyigeze imbere gute Imana nawe rero ibintu byose arabimanuye ku buryo abantu bapfa kuyigera imbere nta n'akabariyeri na kamwe ngo bamubaze ngo ugiye ariko nayo ndayikunda niyo ayigera imbere ntiwapfa gukora muri depo yayo ngo ukuremo igisubizo aho biri harafunze bisaba kuba ufite nomero matrikire ifite umubare w'ibanga niwo Eliya yakoze rero Imana ishimwe umuntu aragenda ngo abantu bambaye ikiraka ngo nica umuntu nyakubahwa fandi ndamwica none ayo twe twavuganye bari kuyanyima afanda ati subiramo n'ubu ngo nayo ikibazaguha ati nyine barambwiye ngo nica umuntu none naramwishe ndagira ngo munyishurize nyako ukagira ngo nisoko ry'ibishimbo yari afite kugira ngo wenda yatanze ibyo ku kigo cy'amashuri wishe umuntu ati naheza da barakwambura ati munyishurize tugira abantu batinyuka imbere y'Imana nta n'isoni bagira batamwara Eliya rero yarazi iyo nimero yaravuze ngo hatagira n'agatotsi kambonekaho katuma Imana itanyumvira reka manze nsaniki manze niyunge nayo niko Yobu yavuze ngo iyunge nayo ubona amahoro ngo asana igicaniro
ngo amaze kugisana bisobanura kuba utagifite umutima ugucira urubanza uratinyuka imbere y'Imana. Iyo umutima utagucira urubanza uratinyuka imbere y'Imana. Hari ibintu ureba ukareba abantu bari imbere y'Imana, ukareba ibintu bakeneye ku Mana, ukareba nuko bameze, ukavuga uti niyo yaba ari Sekamana ntiyabasubiza. Kuko ibyo bintu amaze gusana igicaniro ngo yumva icyizere kirazamutse, ariyizeye n'Imana arayizeye. Abwira abahanuzi ba Bayali ngo kugira ngo mutagira ngo mporofitiye ku kazuba mumeneho n'amazi. Iyo weho n'Imana ntacyo mupfa. Kera tukiragira inka mu ishyamba twacanaga urushingo ugahuza ibiti bibiri ukabikuba bikaka, utavuye nta mwambi. Kugira ngo Eliya ibyo bintu rero kugira ngo byake byasabaga ko ibiti byombi bishuha. Eliya rero kugira ngo batagira ngo n'urushingo acanye yarababwiye ngo musukeho n'amazi ngo muyazengurutse mu mpavu. Cyo bita kwiyizera no kwizera, ukaba kandi wizeye Imana, usukeho n'amazi. Kandi bateriya ibyo bintu kubisubiza inyuma byari bigeze aho bishuje. Eliya ati nibasukeho banyanyagize. Bamaze gusuka havuga amagambo atatu. Haleluya. Aravuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Aya magambo atatu rero muvuze ngo amena nababwira icyo bivuze. Ubundi Imana ya Aburahamu ni Imana y'amasezerano, iya Isaka ni Imana isoza amasezerano, Imana ya Yakobo ni Imana ihindura amateka. Bivuga ngo ibyo bikakwari bitatu. Iyi Mana mu nshingano zayo irabikora. Imana irasezeranya yarangiza igasohoza. Haleluya, haleluya. Yarangiza igahindura n'amateka. Kera nkiri muto nagiye gusenga ahantu mu masengesho, nagiraga amahane matagatifu. Narize ijambo ry'Imana ryigishijwe n'abasaza, bararimpa neza ritarimo amazi ritadubuye. Baha umuntu mikrofone rero ngo asenga ahantu narindi gusenga. Abarayifasha ati nuko rero papa, ati papayi, ati papayi wera, ati papa rero bambwiye twicaranye ntari kwigiherahere ya papaza ndamenya ubwo turamenya ari kubwira ni papazi papa igihe ya papa rije turamenya ari kubwirana ngo nuko rero ngo papayi ngo papa ngo papa wera papa wera. Hakuze ibyo kuvuga biri muri Bibiliya. Mbwira umuntu ndi mwakira mikrofone usenge urandabwaze byari. Fatira mikrofone usenge. Yimwaka usenge. Azamenye uko batangira bagiye gusenga. Papa si papa turamenya iswa ari uwe. Twamenye urw'amagara two wa YESU. Hari ukuntu umuntu atangira agiye gusenga ku buryo uvuga uti ibindi nashaka byibagirwe ariko atangiye neza. Iyo utangiye uti Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ibindi niyo wabyibagirwa. Tuhita tuvuga tuti iyo niyo twicaye imbere. Mbese ibindi bireke wiyirekere nayo ubwayo ihite yimenye ikavuga iti ninjye ahamagaye, ninjye abwiye. Hari undi turagwanira iyo myanya se? Kumva kugira ukuntu uvuga Imana ikumva ko ari iyo ugize gute, nayo ubwayo ikabyumva ko ari iyo uvuze. Ubu se ushobora kujya mu birori muri stade i Remera, mu birori by'igihugu, wavuga uti nyakubahwa perezida wa repubulika turabakiriye muze mutugezeho ijambo, hagahaguruka abaperezida batatu. Uyu mubwiye ahita amenya ko ari ugize gute.
ufite ukuntu bivuga akamenya ko ari we. Ugomba kuvuga Imana ku buryo nta yindi barahurira kuri tere. Ugomba kuyivuga ikumva ko ari yuvuze, kandi wayivuga nawe ukamenya ko ari yugize gute uvuze. Eliya kivuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ahita avuga ngo uyu munsi tibizabejo bundi kwari weho Mana. Muri Muhanga bimenyekane kwari weho Mana. Muri Adeperi bimenyekane kwari weho Mana. Mu Rwanda bimenyekane kwari weho Mana. Muri Afurika bimenyekane kwari weho Mana. Mwisi yose bimenyekane kwari wowe Mana. Agiye gusoza aravuga ngo ariko nanje ereka abantu ko ntari umuyede, ereka abantu ko nanje ntabuze icyo nkora, nanje wereka abantu ko ndi umukozi wawe. Nokuri kwima Imana iri mu ijuru. Yehova agira yaravuze ngo ko kanya umuriro uramanuka uturuka mu ijuru utwika igitambo kirasha, ukamya amazi yari mu ruhavu, utwika inkwi n'amabuye. Mu Kinyarwanda iyo bagiye kuguhakanira ko ibintu bidashoboka barakubwira ngo niyo wateka iki. Ariko turashimira Imana ko umuriro w'Imana utwika amabuye arasha. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana wake, umuriro w'Imana wake, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana Hari amakuru namenye ngewe nabaye mu ishamba, inyamaswa zose aho ziva zikagera zitinya umuriro. Inyamaswa zose aho ziva zikagera, umwami w'ishamba ni intare, ariko ucanye umuriro ukicara ku muriro intare ntiyagusanga ku muriro. Ntibishoboka. Nta nyamaswa nimwe yatinyuka ahantu hari umuriro. Ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Iyo umuriro w'Imana ukurimo, umuriro ukaka, ibintu biragutinya, ibintu bigira gute. Hari umubyeyi wari wacanira umuriro atetse akabona agasimba kuri isafuriya. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana. Muri rege ku mapoto hari ahantu handitse ngo danje, uhegereye uko baba batinya iki? Batinya umuriro, baba batinya umuriro. Niba ushaka ko ibi bigutinya, hamagara umuriro w'Imana wake muri wo. Muhamagara umuriro wa Pentecote. Haleluya. Kumubona tugira umuriro, ako kanya umuriro uramanuka. Abaraho bose bamenya ko Uwiteka ari we Mana. Ngo bikubita hasi bubamye baravuga ngo turongeye turabimenya Uwiteka ni we Mana. Twari twaramubangikanyije n'ibindi bintu, hari ibintu twari twaragize Imana, ariko turongeye turayibonye Uwiteka ni we Mana. Uwo munsi ngo abahanuzi ba Bayali barapfa, Eliya ngo arabamanura abicira ku kagezi bita Besori. Amaze kubica ngo atahiye Zereri, yari mini yigenza. Mini igira gute? Nubwo yari yahanganye na Habo, ariko batahaga mu karitsiye imwe. Niyo mpamvu buriya ngo yatashiye Zereri ataragomba kuhataha, kuko Ahabu yaratashe aganira n'umugore we, baganiririye Zereri, ariko ngo na Eliya yari yahatashe. Amagambo Ahabu yaganiye n'umugore we rero niyo Eliya yumvise. Bisobanura ngo iyo adatahayo ntiyumva ariya magambo, Eliya ntiyararahunga. Niyo mpamvu buri Imana igukunda ishaka kuguhumuriza, hari ibigambo ikurinda kumva, ikurinda kugira gute. Nzi umuntu wayobye mu by'amasengesho, arayoba
akajya yumva ibigambo n'ibihuha, akajya arabwira abantu ngo mu kwezi kwa kangahe ngo kino gihugu ngo kizabamo intambara. Ndamubwira nti ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Si Imana yabikubwiye, ti na Satani ukumubeshera si we wabikubwiye. Oya, hari nibyo batwerera Satani, ariko hari nibyo na Satani atavuga. Arangije uwo muntu abonye tumwimye ugwaho, twanze ko ibyo ari kuvuga byumvikana bigira isoko kugira ngo atwemeze, warahunga ahita ava mu gihugu yigira mu kindi gihugu. Ategereza ko intambara iraba, abona ndigize gute, muvuge ngo n'ubu ndiraba. Aba aramwara, yaje ahamagara abantu ati bimeze bite? Ati ndi guhinga. Ati yose bimeze bite? Ati mperekeje umwana wanjye agiye ku ishuri. Kubera amagambo abantu bumva, mujye mutega amatwi ijambo ry'Imana, naho amagambo yatuma uhunga nta cyabaye. Si ibyo byakoze kuri Eliya, kubera yaraye Yezebeli. Yezebeli akaganira n'umugabo we, amajwi yabo akagera kuri Eliya. Ahabo yaramubwiye ati babahanuzi 950 nababonaga nkagira ngo nabagabo. Ati Eliya niba yakuruye amatwi, niba yagize gutati yafashe umwe na wafata undi. Ati iyo ugiye gufata rero abanyabyaha benshi, urababwira ngo buri wese afate mugenzi we ku gutwi, wewe ugafata umwe nabo bagakururana. Aravuga ati nababonaga kuri, ati Eliya bafata ari umwe, nagize wenda ngo bagwane nawe, ati yabamanuye kukageza batsindaho. Yezebeli aramubwira ati nanjye umva nkubwire, ubugingo bwa Eliya n'intabuhanya n'ubwabo bahanuzi. Imana zibimpore ndetse bigize gute. Eliya nawe ntabwo yari yabonye ibiryo byari byamushiranye. Nutarya ntuzagerayo, kubera urugamba runini. Arasonza kubera inzara, arahunga, kandi ahunga ntawe uri kumwirukaho. Ko mwasomye Bibiliya, Yezebeli yavuye aho ari yiruka kuri Eliya. Iyo utariye uhunga ibidahari, iyo utariye uhunga. Ntantu Bibiliya yerekana Yezebeli yahagurukije igitero ngo atere Eliya, ariko ibintu Eliya yahunze nibyo ntazi. Ariko yahunze kubera ibyo yumvise, kandi ibyo yumvishe yabyumviye aho atarakwiriye. Buriya abakristo dukwiriye gutega amatwi ijambo ry'Imana. Icya kabiri, waba ushaka kumva amakuru ugafungura Radio Rwanda. Ibindi bintu buri kumva uri gushyira ku yindi mirongo uba uri kujayo. Ngo wumvishe ibyabaye muri Nyungwe, niko kuri Radio Rwanda si bavuze. Uri kuja muri Nyungwe uhinzeyo. Nyungwe yayisanze muri Bibiliya. Ngo hari undi mujyi muri Kirene bafashe. Kirene se yariyo Ntugasenge. Ubwo ibyo bintu Bibiliya yose warayifashe ku buryo ugeretseho na Kirene. Ukeneye gufata ibikureba, ibintu bitabareba bibaraza mudasinziye. Je Nshizirungu ako kajagari ntakoca. Nabwiye Imana nzaba umuturage wawe. Baje banseka ariko mbu umuturage wawe. Hari amakuru bika akakugirira umumaro, ni amakuru y'ijuru. Dore bari abasaza mubona babitse amakuru y'Imana, none barinze bagira imyaka 50, impara ziki wagirana umusore waje gufata irembo. Ureba ukunda bayicaye ameze kure, uvuze uti niwe twaje gufatira irembo, wavuga ngo kubera bagiye babika amakuru y'Imana. Siko umukobwa bika amakuru atariyo agashakana n'umusaza kandi abasore bari, kubera kubika amakuru atariyo. Kamubwira baturana uko yatinze gushaka n'umusore kandi afite abagore 3, nawe akamugira uwa 4 kubera kutagira amakuru meza.
mujye mubika amakuru y'Imana. Arahunga aracika agera ahantu ngo ahageze ahasanga igiti cy'umurotemu. Iki giti Petero yakivuzeho sindi bugitindeho, amakakama yacu ngo yagwaga ku muntu yahitaga apfa. Mu kinyabupfura Eliya yari yiyahuye, buriya yari yiyahuye, kandi ukurikije ni ibintu bibiri byemeza ko yari agiye kwiyahura. Icya mbere yari agiye munsi y'iki giti azi neza ko amakakama yacu yica. Icya kabiri ni ijambo yavuze ijambo ritari ryiza kubera gusonza. Aravuga ati Mana, ntago nduta sogokuruza, nta kindi giterane nzongera kubwiriza, shobora unyice n'ubundi wanyishe kare, ibiruta nuko napfa singomeze kubaho. Agereka ngo gupfa bindutira kubaho. Imana iramureba iramubwira iti nawe si wowe, ni inzara ikwishe. Inzara ivugisha umuntu ibyo atarakwiriye kugira gute Samu? Inzara ivugisha umuntu ibyo atarakwiriye kuvuga. Ukabona ijambo avuze ntabwo ringana n'imyaka afite. Ijambo avuze ntabwo ringana n'igihe amaze mu itorero. Ijambo avuze ntabwo ringana nayo yize. Ugahita uvuga uti hari icyabaye uyu muntu mu mutabara. Mugire gute? Biriri chance nimutamutabara arahagwa. Ijambo avuze ngo gupfa bindutira kubaho. Iryo ni ijambo umuntu w'umukristo yavuga. Ufite Bibiliya n'ikarita y'umubatizo. Gupfa bindutira kubaho. Icyabimara nuko napfa. Mwijuru hahita haterana inama baravuga bati mutabare ntapfe gishenze, mutabare mwihutane igisorore. Icyabuze turakize. Turashimira Imana, turashimira Imana yazanye icyo tubuze. Cyubuze Imana yari ikizi, irakizi. Mutabare mwihute. Baba bafashe marayika baragenda baramubwira bati hute, bati ko asinziye, bati rambika ku musego wiyizire. Marayika aragenda amanukana ibintu bibiri. Ibintu bingahe? Amanukana cyo bita umutsima utaze ku makara, yihutana amazi mu gacuma. Yo aravuga ngo nukubyuka nukurya kandi ukanwa. Ibyo bintu bitanga ubuzima bwiza. Arangije akira ku musego, marayika agana ngo hirya, agarutse abona Eliya nta gutsimbuka, ari yashonje cyane ngo amukoma mu mbavu. Aravuga ngo byuka urye kandi unwe, urugendo ruracyari rurerure kandi rugukomereye. Mu yandi magambo yaramubwiye ngo wiparika uparitse muri moveza. Hari abantu baparitse habi, hari abantu baparitse nabi ku buryo bakwiriye konterevasiyo. Ntago mwanyumva kambihorera. Ariko umuntu aparika agaparika habi, gaparika habi, mwije bakakwandikira taso anaho guparika. Gasanga umuribye yaparitse mu rusimbi, avuga ati nanjye kandebe iyi ngiyi ni yirajya. Imana itukuparitse hano, uparitse hano ni muri gare, uparitse habi wa mukobwa we. Kabona umukobwa aragiye aparitse mu kabari, kubita ko aparitse habi. Ibi bintu urimo ni ibiki? Eliya, ukurikije urugendo ufite ntabwo uri guparika hano munsi y'umurotemu. Byuka ujye kandi unywe, urugendo ruracyari rurerure. Eliya ikintu yakoze ngo yarabyutse agira ate, ararya aranwa. Amaze kurya no kunywa, uzi ibintu yakoze? Ngo iyo nda ayigenderaho iminsi 40 n'amajoro. Mvuge ngo amena cyane mbabwira icyo bisobanura. Iminsi 40 n'amajoro 40. Muribuka ko hari ibyo Yesu yasenze? Murabyibutse? Murabyibutse? Iminsi 40 n'amajoro 40 byari bisobanura ngo ibiryo yariye bizamurenza igikombe Satani yaramutegeyemo, ngo biramujyana bimugeza ku musozi w'Imana. Ku musozi w'iki? W'Imana. Kuriya musozi witwa Horebu.
ngo niho yongeye kumva ijwi rimubwira ngo Eliya, Eliya, wija mu buvumo, subiza inzira wanyuze, ugenda uje gukomeza umurimo, wimike Hazayeli, wimike na Yehu, wimike na Elisa mu cyimbo cyawe. Kandi niba hari ibintu nasomye bikantangaza, nukuntu Eliya yarashaka kwicwa n'inzara kandi atazapfa, azaguruka, azaguruka. Buri iyo utarya uba icyo utari uzaba cyo. Iyo utarya ubisikana n'umugambi mwiza Imana yari igufiteho, ko yari agiye gupfa kandi azaja mu ijuru atagize gute. Babyita kuva mu nota mu bacuranzi. Yaravuye mu nota, yaravuye mu mugambi w'Imana. Ariko turashimiriye Imana, ubu iki giterane cyateguwe n'Imana yakoreye muri Gahogo kugira ngo Imana yongeye imenyeshe abantu umugambi bafiteho, kandi abo bantu bari bari kuva mu mugambi wayo. Imana ibahumugishe. Ndagira ngo negere umusozo mbabwire bene data, abantu baparitse nabi hano hari icyo bita imbuzi. Hari ukuntu abashoferi batwara, umwe agakubita undi amatara, undi akamusubiza ngo imbere bagize gute, mugira agatoki gutyo, akavuga ngo imbere. N'umuzungu buno mu Rwanda, n'umuzungu aravuga ngo imbere. Hari aho twigeze kunyura tubona na dipisi ari kubwira abantu ngo imbere barimo. Ndavuga ntego si byabo. Umushoferi amukubisa amatara avuga ati genda witonze barimo. N'umupolisi akakubwira ati barimo sha witonde. Abahungu bacu barimo batakujya 25 n'umufuka wa kawunga. Rero iki giterane kiri kuguha imbuzi kikakubwira ngo imbere bagize gute. Wikomeza guhomboka iyo nzira, wikomeza guhomboka inzira ya Baramu. Abantu barayihomba kugaruka birananirana. Ariko aho uhagaze garukiraho, garukiraho utaragwa, garukiraho taragera kure. Iki giterane kirimo imbuzi kandi ufata umwanzuro. Bibiliya nayisomye bene data, nsanga kutarya, icyo bita kutarya, bituma abantu bagira iherezo ribi, kandi Imana yarabateguriye iherezo ryiza. Eliya ijuru ryaramutabaye rimuha ibiryo. Bukeye twasomye ngo ajana na Elisa, amaze kumwimika ngo baganira, igare riramanuka rivuye mu ijuru ngo riramuzamura, atagize gute, azamuka atagize gute, kubera ko yariye kuri uyu mutsima. Kandi natwe niko tuzazamuka. Yesu ashimwe cyane. Abantu baririye muri iki giterane kuva none kugera ku cyumweru, muzarya ibyo kurya bizabafasha kutarimbuka, bizabafasha kutazagira iherezo ribi. Naje gusoma inkuru ibabaje y'abantu bazize kutarya, bazize inzara, bibahindukira bibi. Ndababara, ndavuga ngo Mana, iyo nkuru nayisomye, ndi gusoza, nayisomye mu gitabo cya 2 cy'Abami, igice cya 6, igice cya 6 ku murongo wa 24. Kambasome mwumva uko havuga. Haravuze ngo hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'Isiriya ateranya ingabo ze zose, arazamuka atera i Samariya, arahagota. Maze i Samariya hatera inzara mbi cyane. Inzara igize gute? Barahagota, ndetse kugezaho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cy'agakondwe kamwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza 5. Bukeye umwami w'Abisirayeli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati
ndengera nyagasani mwami. Aramubaza ati, aramusubiza ati, Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikurahe? Ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Umwami aramubaza ati, ubaye ute? Aramusubiza ati, uyu mugore yarambwiye ati, zana umwana wawe w'umuhungu tumurye, none ejo tuzarya uwanje. None duteka umwana wanje turamurya. Bukeye bwaho ndamubwira ndi, zana umwana wawe tumurye, none yamuhishe. Ngo none yagize gute? Ngo none yagize gute? Iyi ntambara ni iki? Iyi ntambara ibaye kubera iki? Mwumvisha hari urundi rugomo bafite? Nta bindi bibazo bari bafitanye. Iyi ni inzara yateye uwitwa Benihadadi, umwami w'i Siriya. Benihadadi ashushanya Satani. Gutera Isirayeli uvuye muri Siriya kwari ukuzamuka, kwari kugira gute? Aravuga ngo nimuje mu by'inkotani y'amacumu, Isirayeli ntitwayishobora. Abisirayeli ibyo ngibyo barabizi, ariko tugiye kubica urupfu rw'agashinyaguro, turabicisha inzara. Mugende mugota amarembo i Samariya, hari mu dukomane hagati y'imisozi, kuhagota byari byoroshye. Mufunge ku buryo nta buhahiro bari bubone, babure aho bahahira bapfe. Ngo baragota, wakingura akadirisha batisubira mu nzu, wakingura umuryango bati ntusohoke. Ngo inzara iratera. Abagore babiri bari baturanye, ngo umwe abwira undi ati, twakora iki Mina? Undi ati, iki? Ati, ubu twenda gupfa kandi duhetse. Undi atubwira igisubizo ni ikihe? Ati, ahubwira ngo dupfe none tuzapfe ejo. Ati, ushatse kuvuga iki? Ati, tujye aba bana duhetse. Ati, ubwo tube dukemuye iki? Hari igihe ibintu bikubaho ukagira ngo wabonye umuti w'ikibazo, ahubwo ikibazo cyarushijeho kuba ikibazo. Aba bagore ngo umubwira undi ngo azana uwo bahetse bamujye. Undi aramubwira ati, nje sinarya umwana wanje, kandi umwana asobanura agakiza nk'uko mubizi. Birangira rero ngo umwe azanye we aramuteka, aravuga ati, ngiye kurya umwana wanje. Undi ngo ikintu cyabaye gikomeye, muvuge ngo amen akibabwira, cyiza, ngo yahise ahindukira yibuka gutabaza Imana, arasenga aravuga ngo, Mana, muri iki kibazo turimo ntacyo wadukorera? Imana iramubwira ngo, mwana wanje, kuko umbajije wibutse kuza imbere yaje, zigama hisha umwana wawe, nenda gutanga ibiryo. Nenda gutanga iki? Iyo nzara izashira, kandi nintanga ibiryo muzabirya inzara ishire. Wa wundi utaragize amakuru, utarageze mu giterane, yariye umwana wabona inzara itazashira. Ariko Bibiliya yaravuze ngo abo bagore umwami abuze uko abigenza, aravuga ati, Imana mureke kuyisenga, yanze kudutabara. Abandi baramubwira ngo niyo abandi bareka kuyisenga, Elisa ntiyabireka. Bati, se Elisa aracyasenga? Ati, nuba yarimo, nubu tuvugana ayarimo. Kuwa mbere batayarimo igahogo. Ati, mujye kumufata. Bagiye kumufata Elisa, baramubwira bati, amaboko hejuru. Ati, kubera iki? Ati, tugiye kuyazirika. Habaye iki? Ati, tugiye kuzira ko inzara yateye mu gihugu. Elisa aravuga ati, umva rero, mwizi kwirwa mu nzirika, mbabwira icyo Uwiteka avuze. Uwiteka aravuze ngo ejo ng'iki gihe ku irembo ry'i Samariya, indengo imwe izagura ya sayiri izagura shekeri imwe n'iyifu. Baravuga bati, ibyo uvuze ntibyashoboka. Elisa aravuga ati, weho upinze uzabirebesha amaso ntuzabirya. Abasomyi ba Bibiliya nk'uko mubizi, bwarakeye ibiryo biraboneka cyangwa ntibyabonetse? Ibiryo byarabonetse. Biboneka, wa wundi wariye umwana we abirya adahetse, ariko uwamenye amakuru mbere yabiriye ahetse umwana we. Kurya ibiryo uhetse umwana bivuze iki? Bivuga gusubizwa ugikijijwe. Gusubizwa ukigize gute? Ibi ngibi abantu bita ibisubizo ntacyo bimarira umuntu atagikijijwe. Ntacyo ibisubizo byakumarira utagikijijwe. Bibiliya nayisomye nsanga iyi nzara yatumye abantu bahemuka.
kandi bahemuka ku rwego rukomeye. Iyi korari yateguye iki giterane igashyiramo ijambo ibiryo. Ibi ni ibyo kurya by'umwuka. Abisirayeli bateraniye mu giterane Yesu yararimo. Bibiliya iravuga ngo arabareba bagirira impuhwe. Abwira Filipo ngo aba bantu ntibatahe batariye, ntibatahe batagize gute. Ndabizi isaha yo gutaha irageze, ariko mushashanye aba bantu barye. Filipo aravuga ati nawe ujye uvuga ibintu warebye ingengo y'imari abantu bafite. Aba bantu twababonera ibiryo. Yesu abwira Filipo ati Filipo mubicaze, mubicaze. Yesu abagaburira umutsima. Abagaburira iki? Abagaburira umutsima. Bararya barahaga barataha. Bageze mu rugo ngo umugore akabwira umugabo ati wiriwe. Umugabo ati niriwe muri gare. Haravuga ati ubu ni wowe utumye ncana imbabura kubera gusiba igiterane. Ubu yiba twajanye twese tuba dutaje tutariye. Ndetse se muri kusenga mukarya. Bati cyane dore Yesu aradusezereye twese buri muntu arahaza ati mba ndyamye nuko ari weho wasibye igiterane. Umugabo ati niba mu gusenga mukarya yo noneho nanje ejo nzaje. Ati niba rukujya nanje ejo nzaza. Nubundi naniwe muri gare ndi gushaka ibyo kujya. Ngo bukiye mu gitondo abari basibye bose barakubita baza mu giterane. Noneho Yesu ngo ahagaze imbere abona umusozi uruza aravuga ati aba bavuye hera. Hari ikintu yakoze cyiza muvuge ngo amene kibabwire ndi gusoza. Ngo uwo munsi yahinduye iseta ndibongera guteranira aho baririye. Ngo yambuka hakujya y'inyanja. Ngo abantu bageze aho baririye baramubura, ariko kuko bari bariye baravuga bate katwicara haradusanga ubwo yakerewe. Ngo bakabona abandi bamenya amakuru bari kubanyuraho bagenda batari ko mwe muri kujaye batatu kujya aho Yesu ari. Twarase ejo twateraniye bati yahinduye yagiye Galilaya. Ngo abantu bazenguruka inyanja bajya kumushaka. Bagezeyo rero uwa mbere yagerayo akaba yikubisa hasi ataho. Imana ishimwe ko naniwe mpageze. Yesu ati se nibiki ko mwese mukubise muje habaye? Bati Yesu niwe twazengurutse tugushaka. Yesu ati se ninje mwashakaga cyangwa ni ya mitsima? Babona ko nibavuga ko ari we bashaka atari imitsima arayibima. Babona ko nibavuga imitsima ntibavuge Yesu aravuga ati ni imitsima bashaka. Babuze cyo bavuga bati ni weho nayo. Niweho n'imitsima mwese twabashakaga. Yesu ati ngaho nimwicare dutangira amateraniro. Umugabo akaje arabaza umugore ati mutangira kujya saa ingahe? Umugore atari kuruku utangiye gutekereza ibyo tutaratangira n'amateraniro. Yesu ngo barahagurutse abantu bose biteguye kurya. Abahagaze imbere n'ikanzu ye n'agasantiyo ke na rugabireze. Aravuga ati ninje mutsima wamanutse uva mu ijuru. Umugore akabaza umugabo ati none se ejo niwe mwariye? Umugabo ati zirandirimba atangiye kuririmba zitagira ibice na rofure. Ntabwo ejo yaziririmbye biri yatangiye ntari byo. Yesu akongera ati basokuruza wanyu bariye manu mu butayu barapfa, ariko unjyaho wese ntazasonza ukundi. Mwe murabyemeye ariko bo bakaje barahakana bati ibyo uvuze ntatubyumva. Yesu asobanura iby'umutsima none habivimuze. Ntiyavuga umutsima w'amasaka, ntiyavuga uw'ingano, ntiyavuga uw'uburo, avuga umubiri we. Aravuga ati ninje mutsima wamanutse uva mu ijuru. Murakomeza kurya ifarini cyangwa murarya uwavuye mu ijuru? Abantu baravuga bati tandukanya iyo mitsima tumenye uwo ari we. Aravuga ati umutsima w'ingano bawuriye barapfuye, ariko unjyaho wese ntabwo azasonza ukundi. Ntabwo ubwo azongera kugira inzara iteka ryose. Arangije aravuga ngo kandi n'umuntu nyizera ntazongera kugira inyota ukundi. Imigezi y'amazi izatemba iva. Abisirayeli bahita bashyira ibiganza hejuru batinya kubahwa. Tumaze imeze tujya imitsima y'ibiwani.
ujye uduhuwo uduhe kuwa mbere, uduhe no kuwa kabiri, kuwa gatatu uzawudupangire, kuwa kane uzawuduhe, kuwa gatanu uzawuduhe, kuwa gatandatu uzawuduhe, no ku cyumweru uzadusongera umunini. Mwakira ijambo ry'Imana. Ujye uduha uwo mutsima. Twajyaga turya imitsima tukongera tugasonza, ariko turifuza gushira inzara iteka ryose, turifuza gushira inyota iteka ryose. Mwakira ijambo ry'Imana. Aba bantu basabye ngo ujye uduha uwo mutsima iteka, bavuze neza. Aba nabo mu isezerano risha, aba ngaba nabejo bundi tuvuka ni Gorogota. Haleluya. Abavuka kwa Aburahamu bariye mutsima w'ingano barimbukira mu butayu, ariko twebwe aba bavuze ngo ujye uduha uwo mutsima ni aba hano h'i Gorogota, kandi natwe muribuka ko igisekuru cyacu gishaje niho gikomoka. Haleluya. Niyo mpamvu aba ngaba umutsima bariye ni ba Petero, babandi bemeye kubambwa bagize gute. Aba bawuriye ni ba Paulo, yaravuze ngo icyo nahawe n'umwami wacu kumenya. Haleluya. Iki kintu nta bantu bapfa kukimenya, ukimenya ari uko umwami aguhaye kugira gute, kumenya. Icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nuko ijoro rimwe bamugambaniyemo, ariryo yenze w'igikombe agafata n'umutsima. Uyu mutsima bene data ni umutsima utera imbaraga, ni umutsima urya ntiwifuze umutungo wa mugenzi wawe, ni umutsima urya ntiwifuze kwirukanisha umuntu ku kazi ngo ukajeho, ni umutsima urya tugira icupfa n'uwo muvukana, ni umutsima urya ukishimira ibyawe kandi ukishimira n'ibisubizo bya mugenzi wawe. Uyu ni umutsima urya ntugira amatiku, uyu ni umutsima urya ukaba utaroga mugenzi wawe, ni umutsima urya ntiwice ubukwe bwa mugenzi wawe ngo ari we ushingirwa aho yari arashingirwa, ni umutsima urya ukakumara umururumba. Imana nibaha umugisha, Imana nibarebe neza. Ajya duha uwo mutsima, kandi uyu mutsima namenye andi makuru yawo, namenye akandi kazi kawo, ngo nuko iyo umuntu yawuriye yarageze muri koma y'inzara arongera akatsimbuka, arongeraga ubugingo bukongera bukaba busha, kandi ngo akishimira umubyibuho. Imana nibaha umugisha, Imana nibarebe neza. Abantu inzara yakoresheje amarorerwa, abantu inzara yakoresheje amahano, abantu bari baparitse bakavuga ngo nuko twapfa, abantu bavuze ngo ibi turabirambiwe, ariko hano hari marayika uzanye umutsima utaze kumakara. Marayika azanye n'agacuma k'amazi, ikimenyetso y'umuntu yarohamye mu nyanja, ikimenyetso ko amazi ataramwica, ashira akaganza hejuru ababwira abasare n'abamarina ati nje ndacyahumeka, nje ndacyagira gute. Abantu batebeye barigise, ariko bakaba batarasoma ngeri, bakaba bakihumeka. Mugira akaganza guca kavuga uti Yesu sindapfa ngo mve mu mwuka, ariko aho njyamye ndasinziriye sinahabyuka. Yesu araza kubyutse, Yesu akeneye kukubyutsa, Yesu akeneye kongera kukugaburira, Yesu akeneye kongera kuguha amazi ukongera ugashira inyota. Imana ibaha umugisha. Wehe Imana yazanye muri iki giterane, kandi ikabishaka kusa n'igicaniro, ikabishaka ko wiyunga nayo kugira ngo ibyo uzayibwira izabikore, nuko muba mudafitanye ikibazo, kandi ntukaje aho bakemura ibibazo nawe mufitanye ibibazo. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Imana iragira ngo wiyunge nayo muri iki giterane. Hari umuntu uri kumva twamufasha gusenga akavuga ngo Mana, nanjye uyu mutsima ndawukeneye ngo mpembure, naringeze ahantu habi ariko ndifuza kungirira neza. Urahari ngo uzamure ikiganza tugufashe gusenga. Imana ishimwe, Imana ikwihera umugisha mushiki wanjye. Umeze nkanje sha, nanjye nemeye Imana abandi bayanze, ariko na n'ubu iyo ngiye gusenga mbwiraga Yesu ntiwibuke ko nakwemeye bakwanze. Nawe untabare.
ubu ushobora kuhaguruka umwe abandi bakabireka bagapfira iyo ngiyo mu makava bakavuga ati sindahaguruka, ariko ukabona Imana iguhereye igutabara. Nta wundi ngo azamura ikiganza tumusengere. Zamura ikiganza nawe tugusengere. Zamura ikiganza nawe tugusengere. Uyu mutsima uri kubona utawukeneye. Uryamye munsi y'umurotemu, aho uryamye ni muri risike, aho uryamye ni mu rupfu. Nuhatinda kwabyuka bizakugora, ariko Yesu yaje kukubyutsa. Yesu yaje kukubyutsa. Iki giterane kiragira ngo kigusige ugeze ku musozi w'Imana. Turaje kugusindagiza. Isirayeli mbonye yaravuze ngo abafite imvune mu basindagize, abafite imvune mugire gute Imana ikwihera umugisha sha nawe ubaye umugabo. Undi ninde ngo azamura ikiganza tumusengere. Imana ikwishimire mwene data. Urabona abantu baba bateze ijambo ry'Imana amatwi. Mukomere Imana amashyi bose bahaguruke tubasengere. Umuntu ukeneye isengesho, ukeneye umutsima, ukeneye ko Yesu amubyutsa, nahaguruke aya masaha tuyabyaza umusaruro. Yigira imbere kandi tumusengere. Ufite isoni abyihorere, ariko ukeneye gusengerwa, ngaya amahirwe arabonetse. Ngaya amahirwe arabonetse. Ayo mashangana n'abantu bagiye kwihana koko. Muyakome cyane, muyakome cyane, muyakome barinde bagera aha, muyakome barinde bagera. Ngwino Yesu akugirire neza, ngwino Yesu agutabara. Va munsi y'umurotemu, va aho ngaho mu rupfu, kugira ngo Yesu akugirire neza. Imana ibaho umugisha. Muyakome baracyaza. Ngwino nawe wa mukobwa we, ngwino nawe wa musore we, ngwino mada, ngwino wikwigirira nabi, witekereza kwiyahura. Ejo hawe ni heza, ejo hawe ni heza, ejo ni igitondo cy'umugisha. Yesu abagirire neza. Ndagira ngo muzehe yigire imbere kandi igiterane nk'iki gahogowe. Muracicaye koko, ariko namwe Mana ibyanyu turaremana inama mu kanya. Itabaza se mwebwe ibyo mwaje gukora nta mubizi, mukwicara nk'amavaze muke mubuja akazi karabonetse. Iyo akazi kabonetse nwese saka se ese twe turi muri guma. Nibuka umunsi nihanye, umunsi nihanye niwo ntazibagirwa. Iteraniro ryose muhaguruke kandi kugira ngo mubone ko aba bantu ari abanyacubahiro. Iteraniro ryose muhaguruke. Ndagira ngo nkubwire wowe uryamye ahantu ibintu birara bikunigagura, ibyo bintu urarurota, imbwa zikurya, inka zikwiruka zigukubita amahembe, ni ikimenyetso cyerekana ko upfuye waje ikuzimu. Ariko Yesu aragushaka nguze akubohore izo ngoyi, aciye iyo migozi kuboshe, agukure muri karande. Yesu agukize, Yesu akubohore. Yesu ari hano, Yesu ari hano. Ngwiki nta mirindi ya muri kumva. Hari uwo dukingiranye, hari usigaye. Ntuvuge ngo twihuse gusenga, igihe twahereye niho twari dutegereje. Kadusengera abangaba kandi turagira ngo muzehe mumwegereze mikrofone mbere yuko abasengera. Ndagira ngo mbabwire mwe muje hano imbere, aya mahirwe mubonye abandi ntibayabonye. Uba bari mu kabari kugira ngo bagere hano byabagora, ariko mwebwe Yesu yabazanye kuri rifutiye. Yesu yabategeye mugeraho, Yesu yabategeye mugeraho. Uyu mwanya ntimuzibagirwa ko mwafatiye umwanzuro mu giterane cyahogo wiki, kandi namwe nta kindi. Ndagira ngo murambure ikiganza cy'iburyo. Niba mubyemeye ku bwende bwanyu muzamure ikiganza cy'iburyo. Niba mufashe umwanzuro wo gukizwa, kavuga ati nge rwose ibintu by'abarokore nabyumvaga kumva ndabisobanukiwe, ariko uyu munsi mbiteza amatwi ndabyumva. Turagira ngo rero mbere yuko muzehe abasengera abarembarembya ibiganza kabatura imbabazi z'Imana, namwe mwatuza akanwa kanyu muvugisha akanwa, tugiye kuvuga amagambo muyasubiremo. Namwe nimumara kuyasubiramo umushumba arahita abasengera. Muzehe Rugerinyange muvuge ngo Mwami Yesu Kristo, muvuge cyane ngo Mwami Yesu Kristo, tumaze kumva ijambo ryawe, tumaze kumva ijambo ryawe, tumenye ukuri, tumenye ko waducunguye, udufitiye imbabazi nubwo twe tutari tukibabarira.
uhereye none udusanze mu maganya ariko dukuyeyo aha bitwari turi urahadukuye kubw'ijambo ryawe dufashe umwanzuro ukureka Satani dutandukanye nawe n'ibyo yadukoreshaga byose tubabarira ibyaha twakoze. Oh, hallelujah. Amaraso yawe tubonekeho. Hallelujah. Kristo mwiza tubabarire dukure mu gitabo cy'urupfu utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Yesu, uduhinduye abana bawe, uduhinduye abana bawe kubw'umusaraba. Turakwizeye, turakwakiriye, tubera umwami n'umukiza ubugingo bwacu n'imibiri yacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Cyo kiganza gishire ku mutima mushumba gusengere. Mwami Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo umuremyi n'umucunguzi wacu, udukoreye resebusiyo nziza cyane kuri uyu mugoroba, uduhaye umwanya mwiza. Ijuru baracuranze kubwa bashiki bacu, kubwa abagaragu bawe ndetse n'abaja, bafate nguko adufashe, baciye bugufi mwami imbere yawe. Haleluya. Baje ku gikarabiro, biroshye mu kidendezi cy'amaraso yawe. Inzandiko zose zibarega gukiranirwa turazishanyuye, turazitatanije. Haleluya. Kugira ngo ubababarire, babarira aba bagabo, babarira aba bakobwa, babarira aba badamu. Imbabazi z'Imana nizururukira ahantu, kandi bahagurukira hano bakuye imbaraga zo kunesha. Haleluya. 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 Tanga imbabazi, bababarira ibyo baguyemo byose, ibyo bakoresheje intoki zabo, ibyo amaso yabo yarebye, ibyo bavuze n'akanwa kabo, bababarire tukararasho. Haleluya. Beze batunganye, boneza ubugingo bwabo, bandike mu gitabo cy'abakiranutsi, bavana mu gitabo cy'urupfu, bashyira mu gitabo cy'ubugingo. Turabasengeye, ndakumvise, turabasengeye, ndakumvise, baha imbaraga zo kunesha ibyaha. ndakumvise, orasikaralaganda, banesha ibyaha ndetse n'ibisa nabyo. Turabasengeye, turabasengeye, batera intambwe bakugana mu izina rya Yesu. Inzandiko zanditswe zibarega gukiranirwa turazishanyuye kuri iyi tariki, turazishanyuye turi Gahogo, ahubwo bandike mu gitabo cy'ubugingo. Turagushimye, turagushimye, tugukomera amashyi menshi n'impundu nyinshi yuko ukoze igitangaza. Icyubahiro n'ikibi cyawe kubwawe Yesu Kristo umwami wacu n'uwo tubyambaje. Amen. Muhaguruke muhagarare hano. Amen. Turagira ngo aba protokoli iri muri iki giterane, haleluya, kuva kuri uyu munsi wa mbere kuzageza ku cyumweru nimugoroba basoza igiterane, abantu bose bihanye bakakira agakiza. Niyo raporo izabihenze kuruta izindi raporo zose. Abantu bihanye bakakira agakiza. Korali Gahogo musabwa kuza